Yes, reka nongeye nizere ko mumeze neza cyane muri agiye atandukanye akunzi ba mwarimu Tisash mwarimu w'imikino nkundira abantu kabisa. Mwarimu ndi Rubavu muri iki gicuku ni iki kibaye muri Rayon Sport yahuranyije umuntu. Ibi nawe babwiye ndababwira ati Reira bice cyangwa itera amapasi nk'ara ya Muhammad Sher. Iyi nayo posting ndababwira ati igiye guce cyangwa ibintu muyibona. Iyi stade nabwo ati compact. Ejo turi kuri Kante FM. Iri compact ni stade equipe ya Al Hilal kuba yatsindwa hano rero cyangwa se bakanga ibintu bishoboka cyane. Monsheri Zami ni igiki kibaye nindi kumwe n'aba Faustin baravuze ati urwego rwa leta twifuzaga n'urungu batangiye kwifuza za Real Madrid batangiye kwifuza Barca cyangwa se n'umurengo w'abari mwitonde so nubwo turi hano Rubavu nagiye nakimba mutima z'abakunzi ba equipe ya Sport nyuma na mbere y'umukino equipe bayifite icyizere hari byinshi twaye tuganira hari uburyo iki mu byukuri bya understanding reka nze tugendane gake ya ubundi urwego rugenda rusobanukamo kabisa dora haru nari nipanze nibereye ahangaha muri ku mu IT wanjye akaba n'umuhanzi ambwira ati ni rwo rwego imeze ite chef wanjye uba wibereye ahangaha ay akaba umukunzi wa Murera kubi ariko ngo umuziki wagiye umutwara for sure umuziki wagiye udutwara ubu ngubu nibyo bintu twibereyemo ariko ngiye kera nafanagariye buriya yego sibyo ko na iri mu bihe byayo rero iri mu byayo ingayije na equipe yari irari match komeye cyane hano umujyi mwa uteruye ariko ikintu gitumye ngiye nshaka no kuvugisha uburyo cyane abantu bagufata ngo uri umustar bya hatari the people they know us ani Rubavu muziki muri most batanu ba mbere wallahi kuri babandi bose ani Rubavu no kubafata ku gakana Showboy Mbakira Showboy na muntu izina Kazitunga hano Kazitunga Rubavu bararizi izina rizwe all the way Kigara ubwo turaje tubafate wallahi umutara mu musiramu mukaje no kutajya gufutura haje no gufutura nukurya ifutari yes ko atita kose no gufata gafutari n'ifunguro dufata mu gihe dufunguye ku munsi yego babyita ifutari no rero no gufutura ugiye kumbwirira abataramu urwego rwa banagufurowing niba uri umuhanzi mu byukuri ari indirimbo ufite ndetse n'ibikorwa ukeneye ko abantu bamenye then nurangiza ndahita nitereka ngaha mbanze mbaganirire uko bigenze muri Rayon Sport ikigiye gukurikiraho yes the more people you know is your boy Mbakira always with the good vibes yes ngiye nkora imiziki nyinshi cyane ibaze ko man ngiye ubu ngubu mfite indirimbo 300 yego ntarabaha amaze kubasora indirimbo 7 zonyine yego mfite video bitegure noneho akayipi bari kutumastaringira kinabi Kigali ndaza abasani babo bose bahunge man batibike kabisa niko rwego se Showboy nibajya bumva mu ndirimbo ati Showboy bagiye tamenya ko ariko kana rano ujya nkumva Showboy Mbakira wala nakunda baraperi nakunda urwego rwa rapera bipanga imiriro Showboy kuvuga ngo ukeneye kureba indirimbo zanjye kuri platform ahantu hose yego wajya kuri YouTube kuri Instagram kuri TikTok ahantu hose baposting indirimbo wandikamo Kazitunga mu Kinyarwanda aka papa wa ntago uzatungwa n'abandi bantu ntago bibo people baradukinira ariko mu byo twabaye wese ari umuntu waguye iby'ubuntu papa buri muntu wese ariko muhasla umuntu wese wavuye kuri zero nta kinageze apana bimwe ngo ngibyo ngo papa aranyishyurira ibyo ntago aba ariko Kazitunga n'umuntu wavuye kuri zero bro from zero to hero you know that I know ujya kuri platform kandikamo Kazitunga cyangwa se Mbakira aka papa wabo yego yaho ngaho uranyemeje rwose misemenye urwego rwawe OG turacyakora cyane dufite byinshi dukeneye ama support dukeneye urwo rukundo rw'aba bantu na consistency yacu turayihozaho ikintu cyo cyari ingenzi nabwo afite indirimbo 300 maze kurekura 7 yego ubu se nengera ku ndirimbo ya 20 none hora barajya kandi duhera kuri rimwe tuzamura bana kabisa goro Kazitunga muri bisho ryiza banfasha gatoya nanjye mbanze ni itereke ni gane n'abanyarwanda Yes. Nuko byaramwe rero n'ubundi turi hano Rubavu.
twari turi hano Ibavu, ni etape ya kane isoje yatwawe n'ubundi no mu Bubiligi. Mu by'ukuri ndizera ko nagiye breakinga, nagiye mbibereka kuri Instagram, nagiye bibahereza. So ni etape yaravuye Karongi yerekeza hano Ibavu, ibirometero 127 na metero 300. Ni ahantu imihanda ntabwo yari bibi cyane ugereranyije n'imihanda twanyuzemo kuri etape yavuye yerekeza i Rusizi. Hariya aho harimo amakoni duca muri za Nyungwe, byari ibintu bikomeye cyane. So rero niki kibaye ibyo by'amagare ko bisa naho nabyihoreye, nagiye mbibahereza ahantu hose. Murebe na video dusesengwa na Faustino muyirebe. Amagare katoshiye ku ruhande, ejo turazenguka Ibavu ndacyahari. Niki gitunye mwarimu nagiye kuryoshya nk'abandi ngiye kwa Banyanja na hehe, ngavuga ati reka nganira abareba bakoze biki nibafashe kipe yari gare yari yiteretse iyatsibe APR ibitego bingahe bitatu, iyakoze biki ubwo ndi kuvuga bitatu kuri kimwe mu ntuze mu nyera bahize ejo bayitsinze. Ndavuga ngo equipe ya Sport ibi bintu itangiye, iyi mikino iri gukubita, iyi randi gukubita y'umutoza Bruno Ferre, muramwemera uko benda kose. Abareo banze kwemera umutoza, muraza kumwemera. Automatize bimaze kuba achieved muri equipe ya Sport. Abakinnyi bari kawo bazi basa n'ubwo amuhaye umutuku, azi basa nafashe ikata umutuku. Ari ikintu nyamukuru ngiye kuvuga ni uburyo equipe yari yatangiye kwijandika ivuga ngo iyi ligue y'u Rwanda tugivemo kimisifure ko batangiye kuyikoma, ati turakina Champions League tukubita ama equipe za Central Propose za Mama Santana tukazimanuka. Ni guta ama equipe nkaya ngaya yatangiye kutunanira, ati ibi bintu byose bimeze biti, batangiye kugikoma. Unyumvira ama equipe ubure kinge nayo sinarima, ariko narebye ama video mukandi yo mwana mfashe umwanya ndi kugenda nanaliza video maxio nayo yana postinze kuri Instagram amurikira mwari mu Twitter, mbana telefone na Facebook, mbana menyeho ibi bintu. Rero ngiye mu by'ukuri mbonye urwego rwa equipe ya Sport hari ahantu umaze kugera. Mbonye abareye bageze muri cyagiye cyo ngo reka dusarure imbuto zacu, babakinnyi twaguze abantu batemera bamaze kumenyerana kandi bari gutanga umusaruro nkuko tubyifuza. Equipe iraryoshye. Ejo ndabaye changement ubwo Robben yavagaho akajyaho Wasiri, ariko Wasiri nawo njyango uko na media ari kuyikora kubita mpamvu muri wenyine nk'umufana, ibintu bikaryoha. So equipe ya Rayon bayitondere, igiye nabonye n'abaruviya batangiye kuyikritika. Aba nibo mwe hari ukuntu abataye kesha na kesha bati Rayon iririza ku bisifuri, ariko mbonye posta akoza avuga ati Rayon Sport mwitonde mwa ma equipe yaje. Rayon yaje ishobora kuza nayo ku gikombe, ati yaje hafi. Polisi nganyirije anga n'ubundi Rubavu nganya na Rutsiro ubusa ku busa, abantu byabatunguye cyane. Polisi iza igahanyaza kwa ma equipe manini cyane, ndetse arifite n'ubushobozi by'ukuri bwo kuba yaguma ku gikombe. Ganga na APR ko harimo difference y'inota rimwe itsindi match kuko bari kwa basigaje iminota rimwe none biranze, ubwo bikomeje kugorana cyane. Amanota nagiyemo equipe ya Polisi ni urwego rwayo igiye kongera ive ku gikombe. Rero nk'undi equipe yiteretse ize amatsinda izi kujya mu mikino nyafrika CAF Champions League, CAF Confederation, ariko CAF Confederation uko New York igomba kuza ikaba niyabaye APR bakazana cyane igikombe cy'amahoro. Mana nyagasani, reka duhereze indabyo za equipe ya Rayon Sport Pito, tuhereze indabyo zayo. Abakinnyi bakoze ibishoboka byose, umutoza Bruno Ferre amaze kubona equipe yiwe kandi bikugenda neza cyane. Ngiye mwarimu tuzasubira kuri umunsi w'ejo mundi tuzengukana n'ino gare, abakunzi bamurira ariko mwumve ko bahaye congratulation rwego rusobanuka mwali.